Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza nshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Iyi ni kampani yanyu ibagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Turayibarangira ariko kandi tububakira inzu nziza cyane zigezweho kandi ku biciro byiza, ndetse dushobora no kumanaginga imitungo yanyu itimukanwa, tukabafasha kwibyaza umusaruro, mukajya muvugana na konte zanyu gusa. Nta mpamvu yo kubaka inzu cyangwa kuyigura bikugoye, nurangiza ngo ujye wirirwa wirukanka ureba uko imeze, ureba ko bishyuye, ureba ibyangiritse, kandi tuhababereye. Komeza rero ukande subscribe, komeza ukande subscribe niba utarabikora, cyangwa se sabone, kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Nk'uko rero muri kubibona ku mashusho cyangwa se ku masikrini yanyu, tubazaniye inzu nziza cyane. Nimvuga inzu nziza wumve ko ari nziza koko, kubera ko twabonye inzu tubona izindi, ariko iyi nzu ni nziza cyane, kandi birenze ibyo ikaba iri muri karitsiye nziza cyane y'akataraboneka, karitsiye irimo ibikorwa remezo byose bigezweho, karitsiye irimo umutekano uhagije, karitsiye irimo isuku ihagije. Nta handi rero, ni mu mujyi wa Kigali rwagati, mu karere ka Kicukiro, mu murenge wa Kigarama, ahazwi nko ku Irebero. Iyi nzu iri ku Irebero, ahantu heza cyane bidasanzwe. Ikaba rero ikodeshwa. Iyi nzu ntabwo igurishwa, ahubwo irakodeshwa, ariko kandi irakodeshwa amafaranga atari menshi ugereranyije n'aho iri, ugereranyije n'uko ingana, ugereranyije n'ubusitani ifite na parking. Mbese ni inzu nini cyane kandi ifite ibyangombwa nkenerwa byose by'inzu igezweho, kuko ifite parking nini cyane nk'uko muri kubireba, ikagira ubusitani cyangwa se garden, jardin nziza cyane. Inzu nayo ubwayo ifite ibyumba 4 binini cyane byo kuryamamo, hanyuma ikagira douche na toilette enye, bivuze ngo buri cyumba gifite douche na toilette. Ikagira salo nini cyane na salle à manger nini cyane, ikagira na cuisine nini, ndetse na stock yayo. Si ibyo gusa rero, kubera ko iyi nzu ifite na annex. Ifite annex. Iyo tuvuze annex, haba hari igikoni cyo hanze, stock yacyo. Inzu twakwita ko ari iy'umukozi, hanyuma ikagira na douche na toilette byo hanze, ikagira no mu gikarano hanini ho kwanika imyenda. Iyi nzu rero nk'uko muri kubona ubwiza bwayo, ndagira ngo mbabwire yuko ikodeshwa, kandi ikodeshwa amafaranga make mu by'ukuri ugereranyije n'uko imeze n'aho iri. Iyi nzu ifite amadushe meza cyane nk'uko muri kubireba, n'amatoilette. Irakodeshwa, ndetse mbibutse ko buri cyumba cyose kirimo garde-robe cyangwa se akabati k'imyenda. Iyo ni cuisine yayo, murabibona yuko ifite cuisine nziza cyane. Iyi nzu rero tukaba turi kuyikodesha amafaranga 1,500 y'amadolari, cyangwa se $1,500. ubwo ntabakiri amafaranga. Irakodeshwa 1,500 cy'idolari, nicyo iyi nzu ikodeshwa. Ariko kandi bitabujije yuko wayisura, hanyuma ukavuga uti inzu ndayikunze, ariko ubushobozi mfite n'ubu n'ubu. Ibyo ngibyo rwose ni byo kuganirwaho, kubera ko ibyo turimo ni business cyangwa se ni ubucuruzi. Iyi nzu rero kuri 1,500 dushobora kunegosiya. Irakodeshwa $1,500. Ni inzu nziza cyane, iri ahantu heza cyane. Ni karibu cyane rero, ni muyisure iyi nzu. Murabona ko ifite cuisine nziza y'akataraboneka. Ni muyisure kuri $1,500, ushobora kuyituramo ugatunganirwa. Niba rero wakunze iyi nzu, ushobora kuduhamagara kuri nimero zacu arizo 0788 48 67 cyangwa se 078123 Si ibyo gusa rero, kuko mushobora kudusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa se X. Hose twitwa Nzuri Market. Ntago nagenda kandi ntakwibukije gusura website yacu ya www.nzuri.rawa, aho ushobora kugura cyangwa se ukagurishiriza, cyangwa se ugakodesha inzu, cyangwa se ukagura ikibanza cyangwa ukakigurishiriza nta mafaranga yandi bigusabye, nta mukomisiyoneri ukugiyemo hagati, uretse wowe ubwawe kujyaho ukareba umutungo ukunze, hanyuma ukishyura amafaranga make ya serivisi, noneho ukabona contact za nyiri umutungo, hanyuma mukivuganira. Ari nako kandi nawe ugura
cyangwa se ugurisha, nawe ushaka kujyaho ugashyiraho umutungo wawe ukishyura amafaranga make ya serivisi, ubundi umukiriya akazakwihamagarira bitiriwe biducaho cyangwa se ngo bice kundi mukomisiyoneri uwo ari we wese. Iyi ngiyi rero ni kampani yanyu Nzuri Business Group Limited, kampani ibagezaho imitungo itimukanwa igurishwa, ikodeshwa kandi ikayimanaginga mu buryo bugezweho bwa kinyamwuga, ikabasha kubafasha kuyibyaza umusaruro. Ni nako kandi tubasha kububakira no kubavugururira inzu mu buryo bugezweho, tubashakira ibyangombwa byo kubaka ndetse no gusana. Iyi ngiyi rero ni Nzuri Business Group Limited. Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza. Komeza ukande subscribe cyangwa se sabone, ukore kukazogera ndetse ukore na share, inshuti n'abavandimwe bawe nabo bajye babona ibyiza byose tubagezaho umunsi kundi, 5 kuri 5. Ciao ciao, turabakunda cyane. Iwacu muri Nzuri Business Group Limited, umukiriya ni umwami, iyi nzu ntibacike nyabuneka. Murakoze.